Imana ikaba yaramaze igihe ineguza uruka umva satani mbega yari yagambiriye urupfu kunkuraho burundu nkora accident ndatwite njya Faisal igihe bari banyandikiye ko ngomba kuryama amezi 6 bagateruramo inda bakabona ku mama kwe nakoze ubukwe ndi umukobwa uryoshye ufite akazi nari nararangije kaminuza ufite akazi keza ufite amafaranga numvaga urugo rwanjye rugiye kujya muri paradizo ako kanya akazi karahagarara kuko sinari nshoboye kwicara sinanagendaga mama kwe niwe mubiri warababaye baragana ubuhe bwenge bigenda bite mama kwe ngewe n'ubu ndabisubiramo maze kumva uburyo ibintu byawe byahindutse mu myaka 20 byamaye irindi somo yuko na comfortability nta kwirara mbega na ahantu ho kwirara ijambo ry'Imana riravuga ngo tukiri muri iyi si tugeze igihe mu ntambara so n'uriya rugo buri utunguka mukabona ni paradizo narwo rufite ibiruhunyuze ibyo runyuramo muri aho mwiriwe mwaramutse bitewe n'ibihugu abantu babamo bitandukanye ni mama Queen rero cyangwa Mutamba Jacqueline abambonye ari ubwa mbere ku isanamitima ni hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko mudukurikirana muri ku isi yose njye nirinda kumentioninga ibihugu kuko hari icyo nakwibagirwa kandi mu bihugu byose dufitemo abantu babakunzi ba isanamitima badukurikira umunsi ku munsi ndabashuje rero ndabakiriye ku isanamitima ndabakunda ndabubaha niyo mpamvu banza kubashimira gushimira no umuco mwiza kandi mfite impamvu yo kubashimira pe ko mubana natwe umunsi ku munsi rero nanone ntago ndi jyenyine niyemeje kubatumiriza abandi bantu kugira ngo ejo ibyo nigisha umuryango mutazavuga ko ari umwihariko wa mama Queen cyangwa ngo mugeraho muvuge muti mama Queen ariko buriya we yagiye aduchallenging akazana n'abandi bantu rero mbere yuko mubinsaba mba nabikoze pe nabatumiriye umuntu utari mushya ku isanamitima ndumva ari ubwa kabiri tumutumiye hano ubushize yaradukumbuje atubwira ko azaduha n'ubuhamya bwe bw'umuryango ndagira ngo rero ntaravuga ibintu byinshi narajya kure mubakirire nanone abibwira abamubonye ari ubwa mbere turakwakiriye madamu urakoze cyane karibu ku isanamitima urakoze ibwira abadukurikiye nitwa Batamuriza Josephine ndi umumama mfite abana 3 narabibabwiye ubushize nego n'undi mbwa mfite abana 4 n'umugabo ndakijijwe shimira Imana ko ikiri yo kwizerwa ku buzima bwacu amen amen Imana ishimwe ko atari bwo bwa mbere yego mama kandi ukorera Imana ku mugore w'umunyembaraga Manovala show niko YouTube channel yacu yitwa ndagira ngo bajye bagukurikira bareze ingisho kuko icyo tugamije twese no kubaka umuryango cyane n'iki Imana duhagurukije muri iki gihe reka rero mbanze nsabe Mwuka Wera kugira ngo izi ngisha ziherekeje zigirira akamaro abazumva kuko twe ntacyo twamarira abantu Mwuka Wera atavuze reka rero nshima Imana data ndagushima ndaguhimbaza kubw'uyu mwanya uduhaye umwuka tutagura tutishyura w'abazima waturinze guhera mu gitondo kugeza aya masaha uraturinda igihe cyose amajya n'amaza icyubahiro n'ikibi cyawe tugushimiye ko twongeye kubaha muri uyu mwanya turakwakiriye Mwuka Wera w'Imana ngo uganze utegekewemo ingoma yawe mu mitima yacu magambo turi busore tuvuga ayoborwe nawe kugira ngo nagera mu mitima y'abayumva abahindure kandi abahe ihumure n'amahoro n'umutuzo n'umutekano muri byose mu izina rya Yesu Kristo data icyo duheje n'imigambi mibi yose y'umwari satani mu izina rya Yesu urakoze cyubahiro cy'amahanga kuri Imana yumva gusenga kandi uri Imana ibana natwe buri gihe tugusabye twizeye mu izina rya Yesu amen amen nshuti bakunzi rero ba isanamitima nukuri mumfashe kwakira uyu mutumirwa
muzamwereka ko mumwishimiye no muri comment. Inyigisho ze nimuzikunda muzongere mu mutumire, n'ubundi ni umuntu wacu. Mukozi w'Imana, nkukunda yakuri umuntu ugira umutima woroshye uri flexible. Amen. Yego. Aho nkutumiriye niho ubyemerera. Amen. Nta urumva abo nibo bantu dukeneye, kandi koko niba uhora wigisha ku mugore w'umunyembaraga ni umugore wishimira ku iterambere ry'abandi, kuzamura abandi, gushyigikira abandi. Nabonye ibyo wigisha ari byo bikurimo. Amen. Amen. Ndagukunda cyane, ubyumve ndakubaha, kandi ndagira ngo nkubwire ngo uraberewe, uri smart, uri mwiza. Thank you so much. Byose Imana igumugisha urakoze. Rero mu kugutumira nakunze vision yawe, nkunda n'urugo rwawe. Amen. Urugo rwawe nabaye admired kabisa. Imana igumugisha. Kandi njyewe umuntu iyo afite icyandusha ndamubwira. Urakoze cyane. Njya nemera ko hari umuntu ndusha nanjye, nkabyemera kandi nkabimubwira, kandi akubirekera mu mutima. Rero icyatumye mba interested cyane kugutumira, ukuntu wanduringa urugo rwawe, ukuntu wanduringa abana bawe, ukuntu wanduringa umugabo wawe. Njyewe nkanjye simbuza abandi, narabikunze. Ukuntu system yawe yose narayikunze. Cyubahiro n'Imana ntabwo ari bisanzwe. Niyo mpamvu rero nkutumira ku isanamitima kugira ngo ufashe abantu. Ntabwo tuzahora tuvuga ibintu biri negative, ntabwo tuzahora tuvuga ibintu nyine bica intege abandi, failures, tuvuga ngo nta ngo zikibaho, nta rukundo rukibaho, umugabo n'umwana wundi. Ibyo nabyo ni ibintu tugomba kurenga nk'abantu b'abakristo, tukabirenga pe. Kubera ko hari ingo nziza, hari abantu beza, hari n'abandi bazira ubutamenya. Akaba ni umuntu mwiza, akaba afite imico myiza, akaba yakubaka, ariko hakaba hari ibyo atigishijwe, atabwiwe, hakaba hari indangagaciro atazi. Rero ndagira ngo nkwakire, utubwire. Nubwo hari ingo nyine zagize failures, ariko haracyari ingo nziza nk'urwawe. Amen. Tubwire ibanga wakoresheje. Ubu ngiye no kugutega amatwi, ntabwo dore ko abavugabutumwa tuvuga ibintu byinshi. Ngiye kugutega amatwi, utubwire ibanga wakoresheje, ugire inama imiryango, uduhe n'ubuhamya bwawe n'umugabo wawe, cyane cyane igihe wakoraga accident. Ndacecetse pe. Noneho urashoboye, umva dore ngo nzi kuvuga urashoboye. Ubwira abagore, ubwira abagabo, ndongera kuvuga tujya gusoza. Murumva mama Queen atankoze, ariko it is okay. Imana ishimwe ko yangiriye icyizere kumva ko nshobora kugira nanjye abo nabwira. Rero mama Queen, kamere ku buhamya nibwo buri bungeze kuri urwo rugo ndi muri munsi isanzure aho ushaka. Yego, nakoze ubukwe, ubwo buhamya nabutambukije ku macyano menshi. Nakoze ubukwe ku itariki 29 z'ukwa mbere 2011. Ngira amahirwe, numvaga nyine ngiye kujya muri honeymoon mama Queen, ngiye kujya mu rugo muri paradiso. Hanyuma siko byagenze, atari uko umugabo yanyaza, atari uko hari ibyahindutse hagati yanjye n'umugabo. Ngira akabazo, ngira accident. Ni inkuru ndende. Imodoka iraza isanga mpagaze ahantu kuri borudire irakubita, ariko inyuma gato ubwo nageze amahirwe, nagezeyo ngirirwa amahirwe n'Imana mitasama. Ubwo ndatwite. Ni inkuru ndende mama Queen. Noneho ariko Imana ikaba yaramaze igihe ineguza uruka. Umva Satani mbega yari yagambiriye urupfu kunkuraho burundu. Nkora accident, ndatwite, njya Faisali. Igihe bari banyandikiye ko ngomba kuryama amezi 6 bagateruramo inda bakabona kumvura. So Imana iza kunyiza iyo nindi n'ubundi buhamya nkashobora kujyamo. Uburyo Imana yasanze, uburyo yanganirije, uburyo yanyihagurukirije ku gitanda nyuma y'ukwezi n'ibyumweru 3. Uyu mugongo wanjye wose wari warabaye umweru, nomokaho umubiri usigara ku mashuka.
nagendeye ku mbago kugeza mbyaye ndi ku mbago ebyiri manitse buriya nagukundiye ibintu byinshi hari utuntu duhuriyeho narababaye uyu mubiri warababaye mureba ngendera ku mbago ndababara ndabyara wari wagonzweho umuntu wari utwite mu mugongo hariya urabona ahantu urutirigongo rushamikira kuri ayo magufwa abiri ngira ngo nimba babyita sinzi ukuntu bahita ntago spinal cord sibwo se urwo rutirigongo ntago urutirigongo rwangiritse ahubwo iryo gufwa rufasheho yego gahunda yari yo kumbaga bagakuramo bakashyiramo ariko reka mbwire ibwo nabwo n'ubundi buhamya mwuka wari ufite inda y'amezi angahe nakoze accident ari amezi 3 hafi 4 baba kwibati tugomba kugukoramo inda nta kindi mva ndanga mwuka wera arambuza nanga ko bankuriramo inda ni uriya muhungu wanjye mukuru ubona mwiza ibyo nimbijyamo ntabwo tujya ku nsanganyamatsiko yacu mama Queen umubiri wanjye urababara mbonereho n'akanya ko gushimira umugabo wanjye wenda iki kiganiro azakireba maze mama Queen umugabo aranyihanganira nabayeho mu bubabare urumva igihe nari bujye muri hane muntu igihe nari kwikunda mu kwezi kwa mbere 29 tariki 29 ngora accident mu kwezi kwa 5 tariki 3 amezi nenge yize amezi 2-3 ubundi mba mu bitaro Faisal mva mu bitaro nzi wanjye nari ndiho mu buzima bw'amarira no kwiganyira mama Queen akoze ubukwe ndi umukobwa uryoshye ufite akazi nari nararangije kaminuza ufite akazi keza ufite amafaranga numvaga urugo rwanjye rugiye kujya muri practice ako kanya akazi karahagarara kuko sinarishoboye kwicara sinanagendaga mama Queen uyu mubiri warababaye urababara ndabizi naryamye icyo gihe cyose naryamaga ngaramye short call nayikoreragaho ibaza umuntu twite umugongo utava hasi baranyomara kugira ngo bamindurire amashuka hazaga abantu 8 bagaterura bakanerura mu ishuka bakabirindurira mu yindi shuka noneho wa mubiri wose rwa ruhu rwose rugasigara kuri ayo yewe noneho ndeme narinzi ko ari gihe wababaye gusa ndababara ndatwita ubwo ndagaramye ecography kerekana umwana arakomeza arakuramo imva mwuka wera nyambura uko namukora nkumva wamuma gusa hari n'igihe mba nigendera njye nyine mama Queen atekereza ibintu Imana yakora nkamuhobera nkamubwira ni wowe nshuti yonyine itadisappointingana mama Queen ndababara ariko umugabo wanjye yo kabyara Imana izamuha ijuru mutubwire Imana izamuhishura umugabo arandwaza afatanyije na mama wanjye na mabukwe abo bantu 3 Uwiteka azabagwiza uburame azabahazi umugabo kuko navuye mu bitaro noneho ubuzima buratangira mama Queen nabagaho mu buzima bw'amarira filime yaranyizinganye nayoboye uburyo filime yahindutse umuntu utarumenyereye gusaba nangira kudependinga kumugabamo amafaranga umuntu utarumenyereye kwicara mu rugo nicaye mu rugo ndababaye ndatwite mbyariye muri ubwo bushomeri reka mbabwire rata nari ndi mu buzima sometimes nkikanga navuze n'umushiha umwongereza yaravuze ngo an idle mind is the workshop of the devil umuntu udafite ikindi kintu satani biroroshye kumukoresha narindi rero mu gihe cyo kubabara no kwiganyira no mubiri uraryana urababaza maze umugabo aranyihanganira ariko arandwaza aranyihangana njya mubwira ngo niyo azagera ahantu for example agahinduka nzibukiriya neza yo muri 2011 nanjye nzamwihanganira urambwiye rero uti tubwire niki kigira urugo rwawe rwiza izihe mbaraga n'ubuhe bwenge bigenda bite mama Queen ngewe n'ubu ndabisubiramo maze kumva uburyo ibintu byawe byahindutse mu myaka 20 byamaye irindi somo yuko na comfortability nta kwirara mbega ni ahantu ho kwirara
ijambo ry'Imana riravuga ngo tukiri muri iyi si tugeze igihe mu ntambara. So n'uriya rugo buriya utunguka mukabona ni paradiso, narwo rufite ibirunyuze, ibyo runyuramo. nta rugo rutagira challenges, ariko ubutwari bw'abantu babiri bugaragara uburyo mu bihandorinsi bikorwa n'abantu babiri, umugore n'umugabo. Ubu uyu munsi success yanjye nikesha uriya mugabo. nukuri. Hanyuma amahirwe y'uriya mugabo agombye kuba yanyesha. Yego. Hejuru yacu noneho hakaba Kristo, Imana na Mwuka Wera. Yego. Mama Queen rero nago uyu munsi ndimo ndavugana n'abantu bamaze imyaka 50 babana, ndavugana n'abamaze imyaka 2, ndavugana n'abamaze amezi 2, ariko buri umwe afite experience ye mu rugendo rwe, buri umwe afite challenges. Njyewe reka mbwire Mama Queen, ndi umuntu ubundi kubanze ndi gutyo, ikiyiko ni ikiyiko, igitiyo ni igitiyo, nago nita ikiyiko igitiyo, simbega muri make nago ndi umunyarwanda, nago nzi kurenzaho, nago mvuga neza, nakabaye mvuga nabi, nago mbika mu nda. Nimba mbabasha ndakubwira ngo urambabaje, nimba ungiriye neza ndakubwira ngo ungiriye neza, nimba turaba Kristo nago twemerewe kwangana, ariko nimba mbabaje ndakubwira ngo urambabaje. Njyewe rero nicyo kintu cyenyubakira urugo Mama Queen. Ako kantu ako ndi njyewe umukuva umugabane leta akiri umusore ndi inkumi nabaye njye kugeza uyu munsi tumaranye imyaka 12 ndacyari nyeka ko nawe akwemereye ukamwinterviewing arakubwira ngo batamuriza nahinduka nuko avuga arabwo ati naga ajya hinduka nuko ateye. Ni ukuvuga ngo nyasenga Imana kugira ngo indinde gutsimbarara ku kintu kibi, kuko nanone iyo cyabaye kibi birangora kugihindura. Ariko njyewe umugabo wanjye mufata nka mugenzi wanjye, umuvandimwe. Nago Mama Queen Bibiliya ngo umugabo arinjiye nimutegure nimugire neza umugabo ataza gasanga ibi bintu byandaraye, guhora kuri pressure, mugire neza umugabo ataza dusanga umva reka nisiga umugabo asanga. Uretse n'umugabo urugo rwose n'uriya mukozi arimo, buri muntu akeneye isuku. Wikora isuku kugira ngo umugabo agushime, kora isuku kugira ngo nawe ubibe mubikunze, kunda urugo rwawe kugira ngo nawe mbega Mama Queen mbere na mbere kunda urugo rwawe, hanyuma n'umugabo wawe akunda urugo rwe. Icyo kinyarwanda uracyumva? Ndacyumva. Yego. Ba wowe hari akantu maze iminsi mbwira abantu, live love and laugh. Baho ukunda useke. Ibyo bintu rero ntushobora kubigira ufite pretence urenzaho, kwishushanya, kwigira utari we. So wikora wijya kuri pressure, umugabo wimugira igikoko, wowe mugabo umugore wikwigira igikoko imbere y'umugore n'abana, mubeho mu buzima buhumetse. Reka nkubwire, ushobora kuza iwanjye ukagira ngo umugabo wanjye ni musaza wanjye, nawe wenda unkurikira. Wow. Is a friend, ni inshuti yanjye. Ese reka ntaguciye mu ryo uvuga. Mu by'ukuri ibintu uvuga biramakinga sense. Kandi koko turabyemera ko urugo ko atari nk'urundi. Ariko hari ibintu biri ni geno. Hari ibintu ubundi tuba tugomba twese gukora. Kandi tugomba guhaha ubwenge ku bandi. Duhora twiga. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo urugo ni ishuri kandi aho tutajya tugraduating. Buriya nta graduates babaho mu rugo. Rero niyo mpamvu tugomba guhora twiga. Niba numvise icyiza cyabatamuriza nkakiga, niba numvise icyiza cya Mama Queen nkakiga, nk'ino waringa ibibi birasenya nyine. Yego. Niba uvuga uti umugabo wanjye icyambere yaranyitangiye atanga sacrifice yo kutansiga mu byago, hari abajya babikora bagasiga abantu bakabatererana n'umubiri wamutereranye cyane. Turabimushimira mu by'ukuri Imana bimuhera umugisha, kuko icyo ni igihango gishobora kuzatuma umukunda igihe cyose. Abagabo babyumve, kandi hari benshi babikora
nabo turabashimira ariko abatabikora bisubireho. Ikindi uravuze uti urugo ugomba kubaho uhumeka, ugomba kubaho unezerewe, ugomba kubaho useka. Ntabwo urugo ari mu ntambara, ntabwo ari west, home is the best. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu rugo niho hambere. Uzazunguruka uze usanga ariho hambere. Yego, komerezaho. Home is the best. Reka mbwire mabakwe nimba hari ahantu, niyo mpamvu Satani ari umugome, yaje kwica, kwiba no kurimbura. Nimba hari ahantu hagomba kuba hari amahoro, ni mu rugo. Ariko Satani ni hahera kubuza amahoro. So njyewe wenda n'umugabo wanjye yari kuba wa mugabo ubyimbye uza bakavuga ngo papa arinjiye. Ariko nago nabimukundira kuko nuko neye, nago nabimukundira. That person uretse kuba papa ni inshuti. Urumva uretse kuba ari papa wabariye abana bacu ni inshuti yanjye. Icyabanje ni ubushuti kuko nago yaneze tutarabashuti. So yaje kuba papa ariko harabanje ubushuti. Icyo kintu nashaka kubaza. Iyi relationship ukuntu mubayeho mwabyubatse mbere cyangwa mwabyubatse mumaze kuba? Muri courtship akinereta njyewe yajyaga mbwira tumva atari ko umugabo niba mwirizana ntabwo uri umugabo uri inshuti. That's wow. Kandi inshuti irihangana, inshuti irakunda, urukundo rubabarira byose, rwihanganira byose. Nimba uri inshuti yanjye ntabwo uri burambirwe, nyine ugombye kunyihanganira. Noneho akambwira hari akantu njya nibuka, araragika cyane kukwica amasaha. Arumva ari impatient. Iby'abagabo babirega abagore cyane kwica amasaha. Ariko buriya hari n'igihe babirega bikunda. Kuko ibintu nkora n'ibyo akora biratugora kugira ngo duhure, dusohokere icyarimwe nk'uko abyifuza. Ndi mu bana, ndi muri we, ndi mu rugo, ibyo ndi busige, ibyo ndi busange, kugira ngo rero dusohokere rimwe twese twicare icyarimwe. Uwo nawe aba ari undi mugore w'umunyembaraga. Ariko reka mbwire mama muri we kuba araragike ku masaha. Yarambwiraga tumva nsanga uhagaze ku muhanda. Noneho yabivuga uko nkabyicira kimwe, nkakerererwa. Ngasanga yarake nkamubwira nti no, rakara urangize, ariko you my friend, uri inshuti yanjye. Gutyo uri inshuti yanjye, you my friend, uri inshuti yanjye. Then ni gute uzaba inshuti yanjye se udashobora kwihangana intege nke zanjye? Gutyo kandi mubwira penalty tugiteretana kuko niko kantu twashwaniye. Ubwo rero terura uwo batamuriza umuzane. Of course umugabo asigara ari umugabo. Turi abakristo, ijambo ry'Imana ritubwira ko ari bo mutwe w'urugo. Nago genza abo mutwe genda umufasha. Umufasha rero ni wa wundi umubwira ngo araterura imeza nigera ahantu imuremerere, nze mufasha tuyizamure. Tekereza rero tekereza rero wamufasha natangira kuba kuraka stranger. Stranger nimba navuga iki, mbega nk'umushyitsi. Ntabwo ushobora kuba umufasha. Umuyede natumvikana n'umufundi ntabwo iriya nzira burangire. Ntibishoboka ako kantu. Umuyede natahuza n'umufundi ntabwo iriya nzira burangire mama kwina. Ntibavuga rumwe. Ntabwo bavuga rumwe. So ntabwo inzu iri burangire, ntabwo kiriya gikorwa bakora kiri burangire. Ni ukuvuga ngo rero umugore n'umugabo njye mbagereranya n'umufundi n'umuyede. Kuko umufundi aba ari hejuru, umuyede agahereza. Yego, sibyo? Umufundi ntiyakumanuka ngo yihereze. Umva inzu yakubakiye umwaka yubakira itatu. N'umuyede ntago yazamura ngo ajye kuba. Kuko ntago yize kugerekeranya amatafari. So uriya mugabo rero nimugira igikoko nkamugira inyamaswa, mwumva ko nkashobora ntabwo urugo ukamubaho nk'umushyitsi. Hari imyaka tutari bugende. So umugabo nimba kuko cyane cyane abagabo bacu b'Abanyarwanda bakunda kuba abagabo nyine, which is good. Yes. Ariko umugabo usigara ni inshuti.
yego mama reka nkubwire ni wange abana banjye bisanzura kuko ngiye no mu busanzwe tumvuga ariko ndanakara yego abana ndi inkazi mu busanzwe papa wabo rero abana bisanzura cyane kuri papa wabo ariko ngewe nizo zari inzozi zanjye ku buryo mama kwinaza mu rugo akumva kaje mu rugo rw'inshuti apana kuvuga umugabo wawe araje ngo ubone ngo ruriya rugo n'urwe umva uko rwaba rungana kose uko rwaba rusa kose niwe nyir'urugo none se kuki azi ibintu bigahagarara kandi ari umuntu muzabana ubuzima ahubwo yakabaye yinjira ibintu byose bikika bikanezerwa bikumva bikahumeka ku buryo abana be ntabwo bashobora kuryama batamubonye kandi njye bashobora kuryama batambonye ariko afite umva ndamushimira pe afite ikintu ari flexible kuko hari naho bikora bikanga kubera imiterere y'umuntu ari flexible rero noneho bigahura nanjye ukuntu nari nteye kuko njyewe nanga kubaho ndi kuri pressure nanga kubaho ndi kuri pressure nanga kubaho magayitse umutima ariko makwi waba mu rugo uhagaze utya ntago wazabaho njyewe mama kwi wapfa vuba nkuko ushobora kumpamagara uti batamurenda gushaka ngombe kwa applyinga nkora application to my dear husband I request you kindly kumbabarira nkajya kwa mama kwe noneho uranyishe icyo nkora nk'umuntu wareswe nk'umuntu ubana n'umutware ndamubwira mama kwini nimba njyewe mbona ntacyo byica mu rugo rwanjye mama kwini yari yamamagaye ngo arashaka saa 11 n'abandi kwa mama kwini then saa 1 ndaba ngeze mu rugo ni ukuvuga ngo ni mugenzi wanjye ni inshuti yanjye ngiye kwa mama kwini ariko umva ntabwo mubwira ko ndi kwa mama kwini uri heza narindi hano hafi y'isoko nashakaga hari utuntu narimo shaka wicaye kwa mama kwini uwo muntu si inshuti uwo muntu si umugabo ni igikoko ni ikindi kintu si n'umuturanyi so mama kwini we mu bintu binkorera kandi numva nasangiza n'abagenzi banjye gerageza uwo mugabo umugire inshuti mbere yo kuba umugabo muri courtship yego cyane ubwo turabwira wenda abakobwa noneho n'abadamu bakiriye baracyafite amahirwe kandi akantu duhindura ni akantu gato yego ndakugira ngo ngumbwire ngo ngiye muri love yacu no muri love story ishobora kuguha ntabwo harimo ibintu bya flowers ntuzabonamo ibintu bya sheri kuko ibyo si ibyacu ariko natwe dufite love story yacu ni ukuvuga ngo nimba abubu babyita ngo nabajamo turabajamo uri heheze umva none se uraza kufata ku kazi ubwo wenda ninjye ubaza umugabo ntabwo biri bushoboke rwose it is okay none se urama kuri iyo modoka ngende ngo nibifate nta kibazo tworoshye ibintu wow nkunze imitwarize yawe abantu bayize yabafasha kandi njya mvuga ngo nta mazi ararenga inkombe hari n'akandi kantu uvuze uravuga ngo mu rugo bisaba guhinduraho gato niba hari aho byapfiriye ukabona hari icyo wize kucyapurika gato birakora rwose yego kandi ikindi bakababarira mama kwe bakababarira muri marege let it go wibika wikurura hari akadefo kamwe abagore tugira akandi akabwira abagore ugiranye ikibazo n'umugabo uyu munsi murakisorovize murakirangije kuwa gatanu mugize ikindi kibazo no kuwa mbere wangiriye ugaruye yancyura kandi ngo abagabo barabyanga cyane ibyo bintu ngewe rero mama kwisimbigira ibyo kuwa mbere n'ibyo kuwa mbere birangijanye no kuwa mbere abagabo banga incyuro niba ibintu mwabisotinza utu mu bireke si n'umugabo gusa ariko mama kwi reba ubu turi inshuti ngukoreye ikosa ndakubwiye ni mama kwi I'm sorry turabirangije ejo twongeye ngize ikosa rindi turi abantu urongeye uravuze ati n'ubushize wankoreye nanjye ndabyanga kuko uhita wumva ko atanakubabariye ntabwo ariko n'ubundi aba yakubabariye nkwigiyeho ibintu byinshi sinzi niba n'abadukurikirana bari kwigiraho ibintu byinshi bifatira urugero rimwe umufundi akeneye umuyede nawe akeneye umufundi kandi ntabwo
abantu bashobora kubana igihe cyose umuntu yigira umushyitsi ku wundi yigaragaza ko batari inshuti. ariko mama abantu nibo uzi gupretendinga kuko iyo turahira maze iminsi bazajya kuri channel yacu barebe hari ikiganiro nakoze cy'indahiro the vows. I Batamuriza Josephine, I promise you to be my husband. I will love you. Tucenye dukize ndi muzima ndwaye tuzatandukanywa n'urupfu. Nzagukunda kugeza igihe urupfu ruzantwarira. Ndahira. Ariko Batamuriza akoze accident. Yandahiro wa mugabo arayibagiwe. Umva mugabo wanjye ndagukunda. Warakoze kubahiriza indahiro. Noneho mama kwe niyo ngiye kunanirwa nibuka ko yambanje neza. Kandi ubwo tuvuze side nziza habamo n'ibigoranye, hagira ibyo tutumvikanaho, dufite ibyo tudahuza. We are not angels, ntabwo turi abamarayika, turi umugore n'umugabo bafite umubiri. Tugeze igihe cyo kurakaranya, uko nyengera n'amahane. Tugeze igihe cyo kurakaranya ariko tukagira n'igihe cyo guseka, tukagira n'igihe cyo kuvuga neza. Ariko projet dufite imbere yacu ikomeye ni ugukomeza urugo. Turukomeje dute rero? Nazika na nyuro turi inshuti. Utwo tuntu wow. Ntabwo umugabo ari igikoko, ntabwo umugabo ari rwagitinywa. Umugabo agomba kuba inshuti. Ni mugenzi wanjye. Ngewe nimbuje usanga abagore ugasanga umugore atetse inyama ngo nizo umugabo. Sibyo? Abana n'abakozi bari ibishyimbo. Biracyabaho harya. N'urugero ngewe hari abo nzi babikora. Kandi ubwo nayo niyo style yabo wenda nibyo bibubatse. Ariko mama Queen umugabo is a friend, niwe head, niwe role model wacu mu rugo. Agombye kumenya ko twari ibishyimbo. Arabimenya ate rero tubisangiye. Wikwimaskinga. Uriya mugabo agombye kumenya ko mbabaye mwishimye. Arabimenya ate nagatunguka sange ndatumbye. Wabaye ikese nta kibazo. Ngwino komeza. Reka turye. Oya ntacyo. Ndamwakira turye turangize. Before we sleep mubwira nariko I have a problem with you. Before mujyana mu room even. Room yo. Ni topic. Yubaho. Umva yubaho. Tuzayivugaho. Nizi ibintu byinshi kandi ndagushimiye mu by'ukuri kubera ko hari ibintu bijya biba bikaza kuvamo na divorce, ariko kenshi abagore byaduturutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uburyo tutanazi. Ukuntu twifata nyine, ukuntu twigira aba strangers, ukuntu wihisha mu mugabo ntiwerekane uri we, ukuntu utamwirekuraho ngo umugire inshuti yawe kandi iyo inshuti yawe iruta n'izindi cyane. Njya mbigisha hano ku isanamitima nkababwira nti umugore atwita umwana amezi 9 akamubyara, ntabwo birambwira ko ari umwe n'umwana we, ako birimbwira ko ari umwe n'umugabo umugore twita umwana wundi. Yego babandi twita umwana wundi. Rero niwe wakabaye ugira inshuti na cyane. Noneho niba wifashe, niba wirakaje, niba arakaye nawe ugakomeza kurakara, nta hantu ntago wabura umufasha kwa. Kandi ntushobora gufasha umuntu utamwisanzura. Yego. Nizi ibintu byinshi, ndizera ko n'abadukurikiranye hari ibintu bize. Turimo kubaka urugo, turimo kubaka fondasiyo ku bashaka kurutangira, turimo gusana imitima yakomeretse, turimo gutanga umuti ku bageze kure kugira ngo bongere bubake. Nicyo kiduhagurukije muri iki gihe, nicyo kituraje ishinga, niwo mutwaro dufite nk'abagore bo kwisanamitima, nk'abagore bo ku mugore w'umunyambaraga. Rero mu by'ukuri ni inyigisho dutangira ubuntu. Muzikurikire, muzisharinge benshi, mukore subscribe. Nukuri twubaka ubwami, twubaka ingo. Ntabwo tuzubaka ubwami ngo imiryango imeze nabi. Imiryango y'irwaye, igihugu kirarwara, itorero rikarwara, abantu bose bakarwara. Umuryango niwo shingiro w'ibintu byose. Rero nkuko tububaha, nkuko dukoresha imbaraga, bantu mudukurikira mukomeze mudushyigikire muri benshi. Numvise ubuhamya, numvise ibintu byinshi,
turacyakomeje nakagaruka tuzongera tugutumire Imana ikugire neza isaha n'umwanzi wacu ubu numvaga tutarangiza nshimiye kameramani wacu nshimiye Imana abadukurikirana bose Imana ibaha umugisha izina ry'Imana rihabwa icyubahiro shalom shalom shalom